So ubu tuvugana Rwanda Premier League nyuma y'intsinzi ya APR Football Club y'igitego kimwe batsinda Gorilla bayitsinze kimwe ku busa cya penalty. Ikipe ya APR ihagaze ku 61 Rayon Sport ifite 59 mu gihe by'umukino wayo bitarasobanuka. So ngira ngo byinshi murabizi byabandirije uyu mukino twagiye tubiganiraho mu biganiro byacu byatambutse tuvuga amabaruwa Rayon Sport yasohoye yikoma abasifuzi bari designé Ferwafa yabashubije babwira ko ibizi uko imikino iremereye ariko atari bo bagomba kwigenera abasifuzi. So designation yarakozwe irarangira birangira abasifuzi Ngabo Isonga Patrick Mugabo Eric ndetse na Ruhumuriza Justin niba mbyibuka neza muze kumfasha. Yego nibyo. Ari bahawe kuyobora umukino wa Bugesera Football Club. Umukino utangira ku isaha imwe n'umukino wa APR n'ikipe ya Gorilla Football Club. Babanje gutegereza batangire rimwe. Komiseri w'umukino yari Munyemana Hood i Bugesera atanga gwahead umukino uratangira. Kipe arakina Bugesera Football Club nk'ikipe yari iri mu rugo irametriza neza umukino itsinda Rayon Sport igitego cyiza cyane cyatsinzwe na Ruhinda Farouk igitego kimwe ku busa. Bajya kuruhuka abantu twese badutegereje nyine ko haraza gukurikiraho iki mu gice cya kabiri Rayon Sport yavinyuma ikishyura igitego ikanatsinda. Ku munota wa 7 w'igice cya kabiri cy'umukino uwo bita Abedi Biramahir Christophe bamuhaye umupira waruturutse kuri kufra mu rubuga rw'amahina arawurekipera acenga umukinnyi wa Bugesera acenga umukinnyi wa kabiri wa Bugesera uwa gatatu amutereka hasi. Umupira umusifuzi Ngabo Isonga agaragaza ko nta penalty yabaye. Ngabo Isonga Patrick haitavamo contre attaque y'ikipe ya Bugesera. Contre attaque y'ikipe ya Bugesera mu gihe babakinnyi ba Rayon Sport bari barangaye bajya kurekrama umukinnyi Yakubu w'ikipe ya Bugesera agenda yerekanya n'abakinnyi bo hagati umupira baramupasa. Uwo bita Bugingo Hakim akora contact yo gukura umupira umukinnyi wa Bugesera agwa hasi. Bugingo cyane ka Fisto ni Bugingo ahubwo Fisto yaraje gukora kuverti n'amukoze mu Bugingo aryama hasi. Umusifuzi Ngabo Isonga Patrick atanga penalty ku ikipe ya Bugesera Football Club. So hari ibyemezo bimwe na bimwe byagiye bifatwamo hagati mu mukino abareyo bagahaguruka bakajya mu kirere ntibabyemere n'abayobozi ntibabyemere. Ngira ngo kuri Radio Rwanda genera na Lorenzo nitwe twagezaga umupira twanabigarukagaho ku byemezo bimwe bisanzwe byo hagati mu kibuga umuntu wenda baramukandagiye bigenze gute. So amaze kwemeza penalty abakinnyi ba Rayon Sport bari agité barakaye bikomeye cyane bitewe nuko batekerezaga ko ahubwo aribo bagakwiriye guhabwa penalty. Batangiye gushondana n'umusifuzi. Gitangaje ahubwo gihe cyantangaje n'uburyo umusifuzi nta muntu yahaye ikarita. Byarantunguye ariko nabo bamusunitse baramusunikaga mu gatuza. Ayisu Dyanyo rwose uburyo yamwatakaga ubona yafu kumukubita sunitse bikomeye cyane umusifuzi nta muntu yahaye ikarita akomeza kuguma ku cyemezo cyabereka ati ni penalty. Yusu Dyanyo ararakara cyane ku buryo bukomeye arasimbuka aragenda afata noneho patient umuzamu aramukurura amusora mu izamu aramubwira ati wikwemera ko bagutera penalty vamo bayitsinda utarimo. Aramusora mukura mu izamu ku ngufu aramuterura patient kandi nawe n'umusore baragundagurana umupira yenda kumukura bati bireke bayitere nta kibazo nayikuramo. Biranga abakinnyi bande baragenda bajya hejuru ya Yusu Dyanyo bamumwamururaho pasi yagaruka mu izamu. Yusu Dyanyo asigara ku murongo arira bakeve baramubwira ati hangane ngone nako Serumogo nawe izamu yarari hagazemo Serumogo mu izamu yanze kurivamo baramubwira ati vamo Serumogo. Baremera abakinnyi baravuga ati mutere penalty kuko urumva babanje kubabazwa n'uburyo bo babonaga bagahawe penalty ntibayihawe bari baskari bagiye kurekarama noneho muri contre attaque ibaye adversaire hawe penalty urumva umutwe wabo uburyo bameze barakaye cyane. Yusu Dyanyo bamaze kumumwamururaho Serumogo hari Omar wari wahagaze mu izamu yanze kurivamo avuga ati mwidutera penalty baramubwira ati vayo reka batere.
Umar Aba ahabwa penalty arayitsinda bibi bitego bibiri by'ikipe ya Bugesera ubwo twakeze ku minota 57 bibiri ku busa. Penalty y'uriya musore yanatumye agira ibitego 14 ubu nito tuskora wa shampiyona y'u Rwanda yahise aca kuri Forenganye banganyaga 13. So ubwo icyakurikiyeho ni kirero abafana ba Rayon Sport bari ku ruhande rudatwikiriye i Bugesera kuri fence y'ikibuga batangiye gutera ibinonko byari biraho n'uducupa tw'amazi n'ibindi babitera mu kibuga babiteraho umusifuzi Ruhumuriza Justin yagombaga kuba yasifurira. Umusifuzi yagize ubwoba bwo kujya muri ibyo bintu yabonaga batera mu kibuga ahitamo kuvamo, ariko abafana bandi bari muri stade bose ba Rayon Sport bavuga bati nimuvemo nimutahe. Na perezida wa Rayon yagiye kubaho nyuma inzego z'umutekano ziragereza kwa Karuma Ayabonga Lebitsa Muhire Keve bajya gusaba imbabazi abafana bavuga ati mureke gutera amabuye mureke umukino ukomeze. Abafana barabananira baravuga toya biza kurangira inzego z'umutekano zije kureba President Tade baramuga ati ngwino na President ajyana n'umugabo bita Patrick bajya gucecekesha na Gacinya bajya gucecekesha abafana ikintu babasubije barabwiye ngo nimugende niba mwifatanyije nabo namwe turabirambiwe ahubwo abakinnyi ni basohoke mu kibuga. So match abareyo bari agite abantu batekereza ko Rayon Sport igiye gufata umwanzuro iwumenya mbere menya ko Munyemana aho udafasha umwanzuro wo guhagarika umukino. Abantu babonye Rayon Sport buriya niyo yavuye mu kibuga mbere, ariko announcer w'umukino Ihitimana Claude avuga ko Munyemana Hood afasha umwanzuro ko umukino uhagarara kubera imvuru. Ubwo icyo bisubiza n'ikirigane hari abantu bari bazi ngo Rayon Sport niyo yivumbuye iva mu kibuga. Oya, cyo ni ikintu gikomeye cyane ngo turi buganire mu ntabwo Rayon Sport yigeze yikora mu kibuga. Munyemana Hood yafashe umwanzuro ko umukino uhagarara kubera imvuru. Reyivamo na Bugesera ivamo ku mpamvu z'umutekano muke apana kwivumbura ku kipe ya Rayon Sport. Ngira ngo icyo ngicyo cyagomba gusubizwa. Hanyuma rero ibindi byakomeje ni ku kibuga abafana ama reaction bati abantu bajye bareka ibi bintu twabivuze na mbere n'ibindi byinshi cyane. Twahereye aho kwizi yego mu buryo bworoshye cyane heraho. Ubundi duhere ku Rayon ku kiyanditse yihana abasifuzi ivuga ngo muduhereze abasifuzi bari buze kugira ubushishozi. Duheraho aho niho hantu hambere manza mbwira abanyarwanda ikintu wenda benshi hari igihe batamenya izi information uko ziba zimeze. Rayon ntabwo yari yakabonye abasifuzi bazayisifurira mu buryo buri official ko Ferwafa ntago ikibatangaza mbere, ahubwo icyabaye designation irangiye kwa kundi abantu bafite abantu babareberera amakuru ya likinze habonetse umuntu uri muri federation wari uri muri iyo pano igena abasifuzi. Amaze kubona abasifuzi bagenwe niwe wabibwiye perezida wa Rayon Sport Tade aramubwira ati abasifuzi equipe ya Rayon Sport ihawe ni kanaka. Rayon Sport ihita yumva ntabwo yizeye uko bazayisifurira, ariko ntiyavuga ngo ntidushaka kanaka. Impamvu itabivuga nuko federation yahita arashyira designation hanze, ariko Rayon Sport iravuga iti twebwe turandika burya yanditse amabaruwa biratandukanye. Turandika ibaruwa turi busohore mu bitangazamakuru abantu babonye, ariko hari n'indi y'ukuri turi bwandikire sekretariya ya Ferwafa na amabaruwa biratandukanye. Ibaruwa abantu babonye kuri social media z'abanyamakuru batandukanye wenda mwari nayo basomye mu rubuga rw'imikino mu cyumweru cyashize. Iyo baruwa yari irimo gusa kuvuga ngo hazaza abasifuzi bafite ubushishozi, ariko iyandikiwe sekretariya ya Ferwafa yaravugaga ngo umusifuzi kanaka na kanaka twamenye ko aribo mwaduhaye ntimwemere ko badusifurira kubera ko ubwo impamvu rero yavugaga baravugaga ngo umusifuzi hagati mu kibuga ariwe Patrick kuri match ya Vision na Marine. Ikipe ya Vision yahaye umukinnyi wayo ikarita itukura, yanze igitego cya Vision, yanze no gusifura amakosa none yanze igitego cya Vision
umukinnyi wa vizi yaza kumurekaramaho kumwe umukinnyi yaza wanze igitego cyacu Ikarita gute y'umutuku. gute bishoboka gute cyari cyo kumwe umukinnyi aba yisaza nyine mo kubona banze igitego cyabo Viziyo yashyize hanze n'amavideo icyo gihe. amuha karito ruje mu kumuha karito ruje rero yaravugaga ngo ntabwo uyu muntu twizeye ukuntu yadusifurira dore n'ikimenyimenyi yakoze ikosa kuri viziyo na Marine ntimwigeze munagira icyo mwipronounsa ku kirego viziyo yamutanzeho ubwo urumva ni ikintu yaheragaho nk'ishingiro ryo kumwikoma undi wo ku ruhande witwa Mugabo Eric sibyo we bavuga ko kuri match ya Mukura na Kiyovu nabwo yahaye imikino ya Mukura karito ruje ngo itavugwaho rumwe nawe bakavuga bati uyu musifuzi ntabwo tumwemera bibaye byiza mwamuhindura tubanze duhera aho hantu Reyo yari ifite uburenganzira bwo gusaba akabasifuzi bahindurwa iyo nk'ikipe yemerewe gutanga ubusabe ariko si itegeko ko ibyo yasabye byubahirizwa ushobora no kugaragaza n'izo fakti ndabibona hari ibi n'ibi byabaye ariko gusaba ntibivuze kubihabwa urwego rw'amategeko biremewe kubisaba ariko regireta no kugira impungenge bitewe na anje ya match ariko regireta ni ferwafu ni ufata icyemezo ni ukuvuga ni komisiyo ya arbitrage iri under federation nayo yarabashubije yanabikoze neza irabwira ati aho imikino igeze turahabona turanahumva nimuhumure ibintu bizagenda neza tuzabaha abasifuzi bafite ubushishozi impamvu federation itabahinduye ni n'uburenganzira bwayo kurekeraho abasifuzi kuko federation nka regreta nigena abasifuzi na gari kipe zigenera abasifuzi aho ngaho abanyarwanda babanza basobanukirwa ikintu kimwe kuba rero yasaba yari ibyemerewe ko nabonye ari abantu ari kuzana ibintu ngo abanyamakuru ko nibo bagumuye ngo bafana abanyamakuru bagumuye abafana abanyamakuru dukomeze nta hantu bihuriye rero niba yasabye umunyamakuru agomba kubiripotinga nta kibazo kibirimo ibyo ngibyo that's not a problem at all hanyuma nuko federation itakwemerera Rayon Sport guhindura abasifuzi ko yabisabye nayo irabyemera kuko niwe regreta aho sofa ibintu biri mu nzira nziza ahubwo mu mukino byagenze ari ikindi kintu twagarutseho cy'abasifuzi Rugaju mu kiganiro kwizigira byibukana na CDF aduha inyunganizi tuvuga ngo iyi mikino higeze byaba byiza habaye designation y'abasifuzi bari international turavuga abasifuzi bafite badge ya FIFA twavuga kuri match ya APR iza gukina na Gorira kuri match ya Sport na Bugesera bashyira abasifuzi bafite badge ya FIFA ko tuvuga tuti bafite ibyo bahomba izo match zombo ko ari ebyiri nta nimwe hawo umusifuzi mpuzamahanga ya APR ngabo ubwo mu Bugesera ari ngabo nziza Patrick ubwo icyo bivuze ni iki abakunzi ba Rayon Sport bagiye ku kibuga ibyo basabaga bitubahirijwe hari icyo mu mutwe wabo murabyumva icyo batekerezaga hari uko bagiye gukina umukino ariko batizeye ubutabera nicyo bisobanura so mu mukino rero umusifuzi we yitwaye ati kuri Gahigi na Bugesera bati 90% yaba ari amanota yasigaye murimo biyumva motorere dutoye umuntu yakora nk'umuntu ni nko kuvuga ngo judgment yari fair gusa nyine nk'umusifuzi ntiyabura akantu yisobyeho gato ngira ngo rero Rugaju kubera ko turi buze kwihuta cyane hari na raporo ya komiseri w'umukino yagiye ahagaragara Hudu Munyemana ni nawe ugomba kudusomera iyi raporo ndayibasobanurira uwo bita Hudu Munyemana yasohoye raporo agira ati raporo y'uko umukino wagenze mu Bugesera mu mboni za komiseri w'umukino Hudu Munyemana umukino uhagaze ku munota wa 57 umusifuzi Patrick yitwaye neza cyane muri uyu mukino afata ibyemezo byiza bitewe n'uko umukino wagendaga ubona ko birimo ubona araribonye iyi raporo ngewe ndayikesha BNB Kigali yego ni jari kwa iposting unabikoze neza gukunda muri iyi raporo BNB Kigali FM yabonye ikomeza igira iti ku munota 53 rutayizamu Abedi yahuye n'umukinnyi wa Bugesera Football Club hagati mu dukubo handitsemo ngo bisanzwe mu mukino yahuye bisanzwe ko football ni jeu de contact yego yahuye n'umukinnyi wa Bugesera Football Club bisanzwe mu mukino nta kosa ryabayeho umusifuzi Patrick yitwaye neza kuko yemeye ko umukino ukomeza nyuma y'umunota umukinnyi wa Rayon Sport Hakimu Bugingo wambaye nimero 24 entre parenthèses yego yakoreye ikosa umukinnyi wa Bugesera umusifuzi Patrick yitwara neza atanga penalty entre parenthèses muri raporo umusifuzi cyari icyemezo nyacyo Bwana Hudu Munyemana yasoje ashimira cyane
umusifuzi Ngabisonga Patrick avuga ko ari umusifuzi mwiza, asaba ko ahubwo yakomeza guhabwa imikino yo gusifa. Okay. Ni raporo muri mu ijoro ryo kuwa gatandatu biriya bintu bimaze kuba. Reka tujye mu ijoro ryo kuwa gatandatu. Hari nangiye kuvuga tweet ya minister. Waza kuyigarukaho mu reaction nyuma najya ngo bihuze niyo raporo gato ko nibyo bijyanira. Zigafite minota 8. Nahamagaye SG wa Ferwafa yari ari mu nzira agaruka mu Rwanda, yaravuye muri kongere ya FIFA. SG Kamarade mubaza iyo incident nkiriya ibaye niki muheraho mufata icyemezo. SG yarari hanze arambwira ati ubu kuwa mbere nzaba nageze mu gihugu ari kwagera ku cyumweru mu rukerera, ati ikizaba tuzareba raporo ya komiseri w'umukino. Yego. Ati igira ijambo rinini cyane ku byabereye mu kibuga. Sofa niba ubyumva, komiseri w'umukino aravuga ko abasifuzi by'umwihariko umusifuzi hagati mu kibuga kuri we yitwaye neza cyane, ko n'ibyabaye yasifuye biri fair, yakomeza agahabwa n'indi mikino. Iyo raporo rero ikiraho mbanze mperaho ngaho, nta kintu na kimwe kibaho mu mategeko y'umupira w'amaguru gikuraho ibyemezo bya komiseri w'umukino mu bintu byabereye mu mbago z'ikibuga. Ngo ikintu cyabaye mu kibuga kugeza ku minota 57 kingana na 2 ku busa bya Bugesera. Yego. Kuba komiseri adakweshoninga namba imisifurire 100%, icyo manze mu gifate nk'ikintu giteretse hariya ndakorwaho gitagatifu. Ni nka papa wato. Nta kundi wabigenza nuko nyine byarabaye. Ubwo rero ibindi byose byavugwa ubwo birajya hanze ya pitch y'ikibuga. Hanze y'ikibuga. Hari abantu numvaga bavuga ngo ubwo ngo resultat ya 2 ku busa, niba ari ikintu banza kwibagirwa. Resultat ya desert kugeza ku minota 57 ni ikintu kiri intouchable as long as komiseri w'umukino yagitanze muri raporo yemera yuko byari fair. Yego. Ibindi nibiri byo hanze nyine by'amabuye. Yego. Amabuye yatumye umukino udakomeza, ni nacyo cyatumye umusifuzi afata icyemezo. Minister wa Sport Nelly Mukazayire yaranditse ati mwiriwe neza, amakuru twakomeje kubona ajyanye n'umukino wa Rayon Sport na Bugesera Football Club, cyane imvururu zahabaye, tukaba twibutsa abakunzi ba ruhago ndetse n'abanyarwanda bose ko imyitwarire irimo imvururu mu bikorwa bya sport itemewe kandi ihabanye n'amategeko. Ibijyanye n'uko umukino wagenze n'ibyo amakipe yaba afite ingingimira, hari izindi nzego ziteganywa n'amategeko bigomba kunyuramo muri Ferwafa no muri Rwanda Premier League bigahabwa umurongo. Natwe nka Rwanda Sports ubwo ni Minisiteri ya Siporo mu nshingano dufite no mu buryo dukorana n'izindi nzego tuzabikurikirana. Hanyuma hakurikiye itangazo rya Ferwafa nyuma y'imvururu zabereye kuri stade ya Bugesera ku mukino wa Rwanda Premier League wahuje ikipe ya Bugesera Football Club na Rayon Sport kuri wa gatandatu tariki ya 17 Gicurasi 2025, aho umukino wahagaze utararangira. Turamenyesha ko ibikorwa byose by'urugomo bibangamira imigendekere myiza y'umupira w'amaguru bitemewe kandi bitazihanganirwa. Tuneyo kandi kumenyesha ko icyemezo kuri uwo mukino kizafatwa bidatinze n'inzego za Ferwafa zibifite mu nshingano. Rayon Sport ejo yaranditse nayo ivuga ku byabereye i Bugesera. Rayon Sport yagize iti ubuyobozi bwa Association Rayon Sport baramenyesha abakunzi b'umupira w'amaguru ko bwababajwe bikomeye n'ibyabereye kuri stade ya Bugesera kuwa gatandatu tariki ya 17 Gicurasi 2025, umukino wahuzaga Bugesera Football Club na Rayon Sport utabashije kurangira. Ibyabaye bihabanye n'indangagaciro z'umupira w'amaguru, gukina mu mucyo no kubahana. Ubuyobozi bwa Association Rayon Sport burashimangira ubushake bwo gukorana n'inzego zibishinzwe zirimo Ferwafa, Minisiteri ya Sport n'izindi nzego bireba mu gushakira hamwe ibisubizo byubaka siporo. Turabasaba ko hafatwa ingamba zihamye kandi zinoze mu rwego rwo gukumira ko ibisa n'ibyabaye byakongera kubaho. Turakomeza gutanga umusanzu mu kubaka umupira w'amaguru uzira amakemwa ushingiye ku mucyo, ufatanye n'iterambere rirambye. Ubuyobozi bwa Association Rayon Sport yose n'amatangazo yatanzwe, ariko ayirumva yose ko agusha kuri icyo kintu cyitwa imvururu
ko bitemewe ko bitari mu mucyo ko bitakwiye. Ibyo rero amakuru nkesha mugenzi wacu Rugangura Axel nibyo byatumye ku munsi w'ejo ku cyumweru harateranye inama zitandukanye zirimo n'abayobozi batandukanye b'igihugu baganira n'ubundi n'abayobozi b'umupira w'amaguru mu Rwanda, minisita, abayobozi ba federasiyo, birumvikana perezida na SG, bagana n'abantu bari mu nzego z'umutekano harebwa icyaba cyarateye abafana ba Rayon Sport gutera amabuye. Impamvu banabyemera ko nabo ari abafana ba Rayon Sport nuko bibazaga ngo niki cyaba cyaratumye bayatera. Neza babugesera ngo bari kuyatera gute kandi batsinze. Noneho ibyo no question about that, igisigara ahubwo ari cyo kibazo. Nubwo bitemewe gutera amabuye ariko se nabo baribaza ngo niki cyatumye bayatera. Hakazamo ibice bibiri rero mu buryo bw'amategeko. Mu kanya saa 5 icyo twabwira abanyarwanda, komisiyo ishinzwe amarushanwa ihagarariwe na Nsinzi igiye guterana, iraba iri kumwe na SG Ferwafa, nibo bari buze kwanzura bagatanga itangazo ry'ikivuye mu byemezo bafashe. Nyine hari hisunzwe amategeko, harebye amategeko kuri incident Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Bugesera. Mu bintu bitekerezwa rero bishoboka, ikintu cya mbere Muvunyi niwe wansekeje turi kumwe nanga batwara maje titi perezida ibi bintu bibaye biraza gufatwa gute? Ngo mwabana mwe ngo ibintu birasaba dialogue. Dialogue no kuganira. Birasaba ibiganiro. So hari ibintu bitatu bishoboka. Icyambere, hari ukuvuga ngo ubundi ku cy'abafana bateye amabuye bayasanze he? Bayasanze mu kibuga kuri stade. Ese abafana bemerewe kwicara ahantu bashobora kubona amabuye? Ko binjira basatswe nta mabuye bafite, bemerewe kwicara ahantu hari amabuye byose byakomeretsa cyangwa ibindi bintu byose byakomeretsa. Aho bakavuga ngo hisunzwe itegeko ry'uko ikipe yakiriye umukino ari ibifite umutekano mu nshingano zayo, ubwo ariyo Bugesera. Icyo gihe Bugesera ngo yaterwa mpaga ku mpamvu z'uko yicaje abafana ahantu batagombaga kwicara. Hari ahantu Bugesera, scenario ya mbere bahita nsoze iminota itaranshirana bikaza kuvuga yuko naje kuvuga ko uko bigenda. Bahita nsoze icya kabiri, mu gihe byagaragara ko ari abafana ba Rayon Sport bateye amabuye, icyo gihe byafatwa nkaho abafana ba Rayon Sport rero bateje akaduruvayo, ikaba yahanishwa kuba izakina nta bafana bari ku kibuga muri match runaka wenda bagena mu bihano. Hari possibility abantu bavugaga ngo match yasubirwamo nta bafana bari gatangira A0. Icyo sinyizi. Hari abavugaga ngo yasubira ku minota 57 bagakina iminota yarisigaye nta bafana. Icyo nacyo ni ikindi gishoboka. C'est fort possible. Birashoboka, nacyo wenda benshi bavuga gishoboka. Gishoboka cyane. Hari n'ikindi kiri kuvugwa cyuko na Rayon Sport ngo yaterwa mpaga. Icyo nacyo ni ikindi kiri kuvugwa. Ibyo byose ntacyo nemeje, nta nicyo makana kuko Ibera agomba kugira icyo avuga. Zari scenario zo bisobanure, nge mbahaye possible scenario zibiza kuva mu mwanzuro uri bufatwe saa 5. Ni segonda rimwe. Gufata ibuye koletera mu kibuga sibyo. Sibyo rwose tujya n'inama ku bafana. Umusifuzi yabiba yagira ati ariko umuntu yakaranzwe ni no kwirinda imvururu. Ibindi byose kabiharira muri Gorilla Games yari umukino bita Sure 4. Ni mu ukine nta kindi bisaba, ni imikino ine ukagaragaza icyo bita exact score. Abagwitemo imikino nukajya uvuga ibitego kuko dufate nk'urugero niba Pera atsinze 1-0 kuvuga ati ni 1-0. Yego. Icyo giceri cya 50 uri bushyireho cyaguhesha miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Murakoze cyane nuko dusoje urubuga rw'imikino. Mwese mugire umunsi mwiza. Abategereze ibyemezo bya federasiyo. Iyi ni ikomeza, n'ejo tuzagaruka ibyo tuganiraho.